ngo nuko bakivuga gutyo ngo za mbaraga z'umwuka wera zari muri bo ngo zabasohotsemo zinjira muri cya kirema zijya mu kaguru kayinamiranye, ikiri kararambuka, imbaraga zijya mu kaboko kayinamiranye gatangira kurambuka. Umukristo ufite umwuka wera n'udafite umwuka wera baratandukanye. Aho batandukanira ni ahandi. Umwuka wera abasha kuturwanira intambara twe tutakwirwanira. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 16. Turaza gusoma ku murongo wa 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 7. Kuba ari mu itangiriro, reka tubahe paje ni 112 isezerano rishya, ubundi twihute. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umumaro umwuka wera azabagirira. Ku murongo wa 7 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi azacirwaho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azavuga nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igitondo cy'uyu munsi dushimye Imana iduteye iteka ryo kugira ngo duhagarare hano tuganire n'abera b'Imana kubwo ubutumwa bwiza. Icyo Imana yagambiriye n'ubundi iragikora. Nagira ngo umbwirire mwene so, umubwire ngo uyu munsi ni umunsi wawe. Niba nta kibazo mufitanye bimubwire uti uyu ni umunsi wawe. Mubwire ngo kandi uyu munsi urabona Imana. Mubwire ngo kandi nutanayibona urayumva. Mubwire ngo kandi nutanayumva iraba irimo ikora. Mubwire ngo hari icyo bigutwaye. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya! 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 Imana y'amahoro ibaho umugisha. Maze iminsi ntari mpari hano mu itorero ndetse no mu gihugu. Nari mfite ibiterane mu gihugu cya Uganda i Kampala. Rero turashima Imana ko yabanye natwe muri iryo vugabutumwa ryose. Twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Mukama yebaziwe. Bagamba yebaziwe. Tugambe wasuzutya.
Mwokimanyi, harya ni Mwokimanyi. Hari ibintu umuntu amenyerayo yagera ku mupaka akabyibagirwa. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Tuvuge cyane ngo amen. Tugiye kuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera. Iyo tuvuga imbaraga, si uko twirengagije ko imbaraga ari nyinshi, ariko hari izo duhitamo kuvuga zisumba izo mbaraga zose. Iyi si igizwe n'imbaraga nyinshi kandi zitandukanye. Hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'icyubahiro, hari imbaraga z'abarozi, hari imbaraga z'abapfumu, hari imbaraga z'imiryango, ariko uyu munsi twahisemo kuvuga imbaraga z'Umwuka Wera, kuko izo mbaraga z'Umwuka Wera zijya zibasha gukubita hasi izindi mbaraga zose. Mbwira mugenzi wawe ngo hejuru y'imbaraga iyo ari yo yose yakurwanya, hari iyindi mbaraga yakurwanirira. Hejuru y'imbaraga zose zakunaniza, nje gutangaza ko hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izo zose. Hejuru y'imbaraga zose zagutsikamira, hari izindi mbaraga zisumba izindi mbaraga. Tuvuge cyane ngo amen. Izo mbaraga rero nta zindi ni iz'Umwuka Wera tugiye kuganiraho. Bibiliya iratubwiye ngo umumaro Umwuka Wera azatugirira. Iyo tuvuga Umwuka Wera, akenshi abantu batekereza ko ari umuyaga cyangwa se ikindi kintu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Umwuka Wera ni nk'umuntu. Imana itugirire neza. Umwuka Wera ni nk'umuntu. Impamvu ari nk'umuntu ni iyihe? Umwuka Wera arumva. Icya kabiri, Umwuka Wera arareba. Icya gatatu, Umwuka Wera aravuga. Icya kane, Umwuka Wera arakora. Icya gatanu, Umwuka Wera arishima. Icya gatandatu, Umwuka Wera arababara. Icya karindwi, Umwuka Wera arasurana. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Rero iyo tuvuga iyo mbaraga y'uwo mwuka, tuba tuvuga imbaraga y'ubumana. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Kuko uyu Mwuka Wera niwe uziranye n'Imana 100% kuruta uko wowe uziranye n'Imana. Rero uyu Mwuka Wera icyo ashinzwe ni ukuduhuza n'Imana, akatumenyesha amakuru y'Imana, akatumenyesha icyo Imana idushakaho. Muririmbyi yararimbye ngo mbese twemezwa n'iki yuko tuzajya mu ijuru. Mbariza mugenzi wawe ngo ni ikihe kindi? Ni Umwuka Wera. Wahaye Imana yacu icyubahiro. Uyu Mwuka Wera rero arafatika, ajya amenya imigabo n'imigambi yacu, akajya amenya ibyo badutekerezaho, akajya amenya ibyo batuvugaho, ajya atuberaho tutakwibera, akatugira mu nama twe tutatumiwemo, tukabasha kumenya amakuru ye byavugiwe muri ya nama. Bwira mugenzi wawe ngo uwo Mwuka Wera niwe ushinzwe kutuzanira n'amakuru. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Iki ni igihe Mwuka Wera uhereye mu itangiriro, bundi Mwuka Wera yari ahari, ariko yari atarakora mu buryo bweruye, kuko yagombaga gukora nyuma ya Kristo avuye muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Hereye mu itangiriro hagenda hatwereka imirimo ya Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Uyu Mwuka Wera nakubwiye ko ameze nk'umuntu, afite imbaraga. Ni nk'umuntu utambaye umubiri, utagaragara, ariko ubasha gukora ibigaragara. Bishatse kuvuga iki? Mwuka Wera ntago agaragara n'amaso, ariko akora ibigaragara n'amaso. Tuvuge cyane ngo amen. Bwira mugenzi wawe ngo iki ni igihe cyo kugira ngo Umwuka Wera akore ibigaragara ku buzima bwawe. Kubera iki? Mwuka Wera abasha kuturwanira intambara twe tutakwirwanirira. Bwana asifiwe. Ndabyibuka igihe kimwe umugabo bita Sawuli yafashe umugabo bita afata umugabo bita Dawidi, biravuga ngo aramugenza, ashaka kumwica, ashaka kumugirira nabi. Ariko ngo Dawidi ngagira ubwenge, aravuga ngo simfite imbaraga zihangana n'uyu, ahubwo reka nigire inama yo kumuhunga. Bibiliya yambwira ngo aragenda amuhungira aho bita Nayoti y'Irama. Ni Nayoti y'Irama. Bibiliya ivuga ko hari umugabo bitaga Samweli, ngo uyu mugabo Samweli yari umuhanuzi, ngo wuzuye umwuka w'Imana n'ubuntu
ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije Dawidi ahungira i Nayoti y'i Rama. Ngo nuko Sawuli abimenye aravuga ngo ngomba kumusanga i Nayoti y'i Rama nkamugirira nabi. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko uyu mugabo Dawidi yaramenye ikintu gikomeye, yaramenye guhungira muri presence y'Imana, yaramenye guhungira ahantu hari umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngakimara kuhagera Samweli aramubwira ngo uzanywe n'iki? Undi ati nzanywe n'ubuhungiro, nje guhunga. Undi aramubwira ngo wakoze guhungira ku Mana isumba byose. Reka nkubwire, wahungira ku muntu ntagire icyo akumarira, ariko iyo uhungiye ku Mana isumba byose ntago yagusezerera amaramasa. Wazamuye haleluya. Ngo nuko Samweli aramubwira ngo wahungiye mu maboko meza. Imana ishimwe cyane. Ngo Sawuli arangije akurikira Dawidi, ngageze kuri wa musozi i Nayoti y'i Rama, Bibiliya irambwira ngo umwuka w'Imana atangira kumufata. Reka nkubwire nshuti yanjye, umwuka w'Imana arakora kandi afite imbaraga. Birambwira ngo umwuka afata Dawidi, afata Sawuli, ngaramufata. Ngo Sawuli yiyambura imyenda, ngo umwuka amutegeka gukuramo imyenda ya cyami, amutegeka gukubita hasi icyubahiro cye. Kubera iki? Umwuka aho yageze, icyubahiro cy'umuntu kijya hasi, icyubahiro cy'Imana kikazamuka. Bibiliya irambwira ngo Sawuli akuramo icyubahiro ashyira hasi. Bibiliya irambwira ngo atangira guhanura. Noneho ngo abagaragu baravuga ngo mbese uyu wagenzaga abanyamwuka nawe bimubayeho katangira guhanura. Ngo Sawuli asanga Dawidi aho yarari, aramubwira ati mvuka Uwiteka Imana yawe vuga, jewe Sawuli narakurwanyije ariko Imana ntizakurwanya. Aramubwira ngo jewe Sawuli nagambiriye kukwica ariko Imana ntizakwica. Aravuga ngo dore nubwo ndi umunyacyubahiro ariko ufite icyubahiro kiruta icyanjye. Wa undi waruje kumurwanya afatwa n'umwuka w'Imana, atangira guhishura amabanga y'ibyamuzanye. Bwira mugenzi wawe ngo uyu mwuka ufite imbaraga zo gufata. Bwana sifiwe. Ngo ufata Sawuli uramushegeza, uhindura porogaramu yari afite zose. Bwana sifiwe. Mugabo w'Imana bita Zerubabeli yaravuze ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka nzahindura. Tuvuge cyane ngo amena. Izi mbaraga rero nizo tugiye kuvugaho n'uyu mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Aha wari utaratangira gukora mu buryo bweruye, ariko iki gihe wari utegereje ko isezerano rya kera rirangira hakinjiramo isezerano rishya. Aya makuru nayo Yesu yatanze. Ndabibutsa ko Yesu yamaze igihe kinini hano mu isi, imyaka igera muri 33. Mu myaka 33 yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi bitandukanye, kubera ko uyu mugabo bita Yesu akimara kuza ku isi, abantu bari baramutegereje bararushye. Niyo mpamvu uzumva intero umuntu akubwira ati nzakora gutya, nzagusura, akavuga ati reka dutegereze nk'abategereje nde Mesiya. Urumva kubera iki? Yari yarabatindiye, kandi uko yabatindiye bari baragiye bamuhanura. Urebe iyi Bibiliya yose uhereye mu gitabo cy'Itangiriro. Bibiliya ubundi igizwe n'ibitabo 66. Isezerano rya kera rigira ibitabo 39, irishya rikajya 27. Ibi bitabo byose uhereye mu Itangiriro bari baragiye bahanura ko Mesiya aje. Umugabo bita Aburahamu yahanuye Mesiya, aravuga ati umwami Yesu araje. Aravuga ngo hagiye kuza igitambo gisumba ibindi bitambo. Icyo gitambo yavugaga ni uyu mwami Yesu. Yabivugaga nk'uko abivuga ejo azaza. Aburahamu arinda apfa, wa wundi yavuze ataragira ate ataraza. Bwana sifiwe.
uyu mugabo Dawidi twavuze nawe yaramuhanuye, aravuga ngo hazaza umwami usumba abandi bami, ngo kandi ingoma yizogera hose, ngo nuko bagira ngo buracyaza umwami, baramubura. Umuhanuzi ukomeye bita Yeremiya aramuhanura, aravuga ngo ndabona hagiye kuza igiti cy'inganzamarumba, uwo azaba ari umwami utegeka isi yose, azaba ari isoko imara inyota, umuntu wese iyo soko izatemberaho amahoro azatemba mu buzima bwe. Uyu mugabo nawe arahanura ibitabo birenga 40 na bingahe, undi nawe ntiyazi. Bwana sifiwe. Umuhanuzi wa nyuma birivuga ngo wemeje abandi bahanuzi ni umuhanuzi bita Yesaya. Yesaya yaramuhanuye, aravuga ngo hagiye kuza umwami, uwo mwami azasumba amahanga yose. Bati uwo mwami azabarinde? Ati muceceke mbanze mwite n'izina. Aravuga ngo umwana yatuvukiye, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana isumba byose, azitwa umwami w'amahoro. Ubwami bwose buzaba ku bitugu bye, niwe uzakiza abari mu isi. Amuhanura ahita amwita n'izina. Barategereza barabura. Mbere y'imyaka 700 nibwo yamuhanuye. Bwana sifiwe. Ibyo birarangira, abantu bafata ibitabo batangira kuvuga kuri uwo mwami, baravuga baribagirwa. Nibwo isezerano rya kera ryarangiye rifungirwa n'umuhanuzi bita Maraki. Icyo gihe abatambyi kubera ibintu bahanuye byari byaratinze gusohora, bari barabuze ijambo ryo kongera kugira ibindi bahanura. None abakristo nabo bari barigaragambije batagitamba n'ibitambo. Abatambyi babura ibitambo bigira mu misozi y'imihanamanga. Nibwo Maraki yahanuye ubuhanuzi bwa nyuma, aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, turacyafite ibyiringiro bitadukoze isoni yuko ibyo batubanjirije bahanuye bitazabura gusohora. Hagati y'isezerano rya kera n'irishya haciyemo imyaka 100 ngo bagiye babona hadutse ubundi muhanuzi bita Yohana. Yohana araza abwiriza ubutumwa bwiza, aravuga ngo nimugorore inzira z'Uwiteka, kuko umwami wacu none hari bugufi agiye kuza. Bati nawe uraje, iyo dosiye twarayibagiwe kera, uyigaruye ute? Ati muringanize inzira z'Uwiteka, mugorore inzira z'Uwiteka, kuko umwami wacu araje. Bagira ngo nibyo. Ngo Yohana atangira kuvuga ubutumwa. Mu kuvuga ubutumwa umwami Yesu yagarutse. Ngo Yohana ubwo yarari kubatiza arababwira ati jyewe ubwanjye ndababatirisha amazi, ariko hari undi uzaza ndenzeho, azababatirisha umwuka n'umuriro. Uwo zifite imbaraga zafungura n'udushumitwe. Ngo nuko ngo Yohana agiye kubona umugabo bita Yesu araje. Ndagira ngo mutandukanye Yesu mubona mu mafilimi na Yesu mwenyewe. Bwana sifiwe. Ngo babona umugabo bita Yesu araje, arahageze. Abwira Yohana ati ndagira ngo mbatize. Yohana akimara kumubona ngo umwuka muza hamwishurira ko ari wa wundi bizeye ibihe n'ibihe. Bwana sifiwe. Kubera iki? Hari abenshi bari barapfuye bamwizeye batamubonye. Aba ba Yesaya barapfaga, bagera hasi bagasanga Aburahamu, bakabwira Aburahamu ati Yesa kuje, wowe wamubonye? Ati shwe dasi namubonye. Yeremiya yamanuka apfuye, ati Yeremi wamubonye wowe? Ati ndakurahiye. Ezekiyeli yapfa yamanuka, ati wowe uramu? Ati mvuyeyo namubonye. Ngo nuko Yohana ubwo amwiboneye arangije aramubwira ati mbatiza. Ngo nuko ngo Yohana aramubwira ngo ntago binkwiriye ko nkubatiza, ahubwo nige wakabatije. Yesu aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo nsoze gukiranuka kose. Bwana sifiwe. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Ngakimara kubatizwa ngo umwuka muzaho, ngafite ishusho nk'iyi numa. Ndashaka kuvuga kuri uyu mwuka. Tuvuge cyane ngo amena. Tuvuge cyane ngo amena. Uyu mwuka wera uyu munsi akumbaganya ibyakurwanyaga. Uyu mwuka wera uyu munsi akubita hasi imbaraga zakurwanyaga. Wateye haleluya.
ngo nuko umwuka amuzameze nk'ishusho y'inuma, ngo nuko ngo umvikane ijwi rivuga ngo ujye umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, mumwumvire. Bwana asifiwe. Ngubwo Yesu atangira ya mirimo ye. Nibwo Herode yatumye kuri Yohana baramufunze. Bakimara kumufunga, Yohana aravuga ati reka mbabwire, yewe ubu nubwo nicishije bugufi nabakosora nkabakubita nkabacangaranye, muzi uwo nahamije jewe, reka nzi. Ahita atumaho, umva mugende mumbwirire Yesu uti wa mugabo bita Yohana waguhamije hari abantu bamumenyereye. Umumbwira uti hari abantu bamumenyereye baramufunga, none vuga rimwe gusa. Ubwo baragenda babwira Yesu bati Yohana aratubwiye dusanze afunze, aratubwiye ati hari abantu bamumenyereye, none kora ka tekinike kamwe uhita ubakosora, numara kubakosora yiviremo. Yesu aramubwira ati musubiremo mubwire ngo impumyi zirareba, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, abamugaye barakira, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Baramubwira bati sibyo turabimubwira, natubwira ngo se ngo kadatashye muhite. Arababwira Yesu ati mwongereye ijambo mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagira gute. Hari abantu baba bafite Yesu bagashaka kumurwanisha, ukagira ngo nta kantu ugiye gushora. Yesu najya mu ntambara za feke, intambara za feke Yesu najya zirwana. Yesu arwana intambara ikaze, Yesu arwana intambara azakuramo icyubahiro, Yesu arwana intambara zirenze. Ngo baragenda baramubwira bati imirimo n'ibitangaza birakoreka. Yohana ati nuko ambwiye se, atarandaburije baba. Ngo haciye kabiri Yohana bamuca igihanga barapfuye. Apfa yaragize gute? Bariza mugenzi wawe ngo wari wahamya Yesu nka Yohana. Ariko nubwo yapfuye yapfanye ibyiringiro by'uko amubonye. Umva amateka ya Yohana. Akimara gupfa ageze hepfo, Yesaya aramubwira ati umva banza utubwire wa muntu nahanuye nkamwita amazina waba waramubonye? Yohana ati namubonye. Aburahamu baraje, ba Daniyeli baraje, ba Yeremiya ba Ezekiel baraje, batagatuti nakawe duha amakuru neza. Yohana arababwira ati je namwiboneye, ikimenyimenyi cyemeza ko namwiboneye nije wamubatije, nije wamwibatirije. Kandi ikindi nyimara kumubatiza ijuru ryafungutse, kuva nabaho numvise ijwi ry'Imana rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimiye. Ngiye kubona mbona inuma iraje imuhagaze, ajyo nabyo niboneye n'amaso yanjye. Yohana yagiye avuga neza Yesu, hari nawe yageze aravuga ngo uwo twabonye n'amaso yacu, uwo amaboko yacu yakozeho, uwo twizeye, uwo twategereje ibihe, nguyu araje. Ababwira akajambo katari keza, niko kantu kabi yavuze. Arababwira ati ariko reka mbabwire uko mwamwizeye bitandukanye n'uko ari. Ibintu mwaburaga intoryi ngo mwami Yesu ngo zana intoryi, ati reka mbabwire atandukanye n'intoryi, atandukanye na dodo, atandukanye n'imbwija, atandukanye n'ibintu bya makayabo. Ati cya kabiri ukuntu mwavugaga ngo umwami mwiza, ikibasumba, ikibemeza, ikibarangiza, ati shabyo mubyihore ni umucuyi, n'umucuyi ibintu yankoze biteye ubwoba. Ati se byagenze gute? Ati baza umuntu nawe nabatije, narangiza nkamuhama, narangiza nkafunga, narangiza nkamutumaho, akambwira ngo hahirwa ibyanjye bitazagura. Yeremiya aramubwira ati tuza, icya mbere nuko yaje. Haleluya. Aramubwira ati icya mbere nuko yaje, akaba akuye igitutsi ku bahanuzi, akaba asoje ubuhanuzi. Tuvuga cyane ngo amina.
ngo ba Dawidi batangira kuvuga ati ariko se nibyo yaje. Hahita hamanuka umusaza bita Simiyoni. Bati Simiyoni, nawe urapfuye? Ati icya mbere mpfuye neza. Bigenze bite? Ati mpfuye mbonye agakiza. Ati agakiza kahe? Ati mpfuye mbonye isezerano. Isezerano rya? Ati uw'abahanuzi bahanuye, uwabahanuye muterurishije amaboko yanjye, mufata mu biganza, ndagije muhesha umugisha. Wateye haleluya. Bati ibyo birahagije. Nibwo Yesu yatangiye akazi. Bwana asifiwe. Twasomye ijambo ry'Imana yatubwiye iki gihe Yesu yari ari ku musozi wa Erayoni. Arangije yicaza abigishwa, arababwira ati rero, yababwiye ibintu byinshi. Cyambere yababwiye mu minsi izaza, ababwiye ati mu bihe bizaza hazaza intambara, hazaza imuha, hazaza ibyo byose bizateguza kuzwa kwanjye. Arababwira ati ariko igikomeye ndagira ngo mbabwire ko ngiye kugenda, kandi icyiza ni uko ngenda ngiye kubakurwamo. Ngo ba Yohana, ba Petero batangira kuvuga bati se wagenda ukadusigira ndi? Imana itugire neza. Aravuga ati nubwo ngiye ariko nzahita nohereza umusimbura, nzohereza umufasha. Uwo mufasha ari we Mwuka Wera. Arababwira ngo kandi cyitonderwa, abantu benshi baragenda ntibagereye amahoro. Ikizababwira ko nasubiye kwa Data, nkaba nageze kwa Data, nuko nzaboherereza umufasha. Bwana asifiwe. Nimutabona umufasha muzamenye ko ntagezeyo, ariko nimubona umufasha muzamenye ko nagize gute? Nagezeyo. Ijambo rikomeye yababwiye, yarabwiye ngo uwo Mwuka Wera naza azatsinda abisi. Bwana asifiwe. Umumaro wa mbere Mwuka Wera akora ni ugutsinda imitima yabaye amabuye. Niba umutima wawe utajya utsindwa, menya ko Mwuka Wera atarakugeramo. Iyo Mwuka Wera yakugezemo, umutima wawe uratsindwa. Iyo bavuze icyaha uratsindwa, iyo bavuze ijambo uratsindwa, iyo bavuze urukundo uratsindwa. Mwuka Wera azatsinda abisi. Bwana asifiwe. Icya kabiri, azabemeza ibyo gukiranuka. Abantu benshi baravuga ngo gukiranuka ntibiba, ariko gukiranuka bibaho. Dufite abantu bagira utuntu bakiranukaho. Dufite abantu bagera mu isoko mburamumaro bagakiranuka. Bwana asifiwe. Pawulo yarabivuze neza ati si uriho, ahubwo ni Kristo uri muri twe. Gukiranuka kwawe ntacyo kwamara, ariko gukiranuka kwa Kristo kuri muri wowe kubasha gutsinda isi. Bwana asifiwe. Dufite abantu bagerageza gukiranuka mu bintu bitandukanye. Hari igihe kimwe nigeze gukora amasengesho y'iminsi 7 ntarya nanywa, ariko ayitatu nongeye handi yine y'agahato. Noneho ndangije ngiye kubona ari nko mu masaa 10, umumama twasenganaga arampamagara, ambwira ati mukozi w'Imana, ni Karame, ati ndagira ngo uzufashe. Ni sawa ndaje. Ngiye kumureba nsanga yagurishije inzu $12,000,000. Arambwira ati rero dore je ndisaziye, wowe mbarira aya mafaranga, numara kuyambarira jewe sinanareba neza, urambwira niba batamenze. Yafashe amafaranga amena ku gitanda. Arambwira ati ndabona ukanura ufite inzara, reka mbanze njye guteka, noneho wowe yaba. Nasigaye mu mafaranga. Bareza mugenzi wawe ngo ikintu bita amajwi urakize. Oya twakuvugishwe, oya ijwi ni iry'Imana. Tuvuge iki? Amajwi. Ijwi rya mbere rirambwira ngo amasengesho yawe Imana yarayumvise. Waryumvise? Irindi jwi rirambwira ngo urasubijwe. Irindi jwi rirambwira ngo Imana yakubwiye inzira y'iguhaye. Irindi jwi rirambwira riti umenye ko wari uri mu masengesho. Ndavuga ntiriko ribivanze. Urumva? Irindi rikangira riti rero aya mafaranga ni umukecuru, fatamo $3,000,000 uzibike umuhe zisigaye. Irindi jwi rirambwira ngo n'amasengesho yose wakoze n'ay'Imana yakongeje. Uziko buriya y'agahato nayo ari inyongezo.
Bwana asifiwe. Mbara amafaranga icyunzwe kiraza kubara miliyoni 12. Bwana asifiwe. Mbara amafaranga banzanira icyo kurya ndanywa ndongera mbara amafaranga. Uko nyabara ndwana n'amajwi ndangije tumaze kubara numva umwuka w'Imana njeho arambwiye ngo ibi ni iby'agahaye gatonya naguteguriye ibiruta ibingibi. Reka nkubwire nshuti yanjye, niba ari ikigeragezo gikomeye ni ugusenga utagira umwuka w'Imana. Ndangije turayabara dusanga aruzuye, ndarya ndanywa, arangije arambwira ati rero nagira ngo nguhembe. Ni sawa, amembe 3,000. Ibaze n'amafaranga yose nabaze. Ndavuga ariko Satani kucyo ndwanyije, kandi noneho nari nihumurije mvuga nubagiye kunkubita nka 700. Ndihumuriza sana numva ko nkazi 3,000. Bwana asifiwe. Ibyo 3,000 nagiye mbiriramo, ngenda mbiriramo, nsanga abantu ku rusengero twasenganaga mbona nabiminwa yumye, twayaguze ibisheke, tuyabigura ibisheke turirira, ubuzima buragenda. Bwana asifiwe. Ndashaka kuvuga ngo umwuka wera ajya atanga gukiranuka mu bantu. Birayatubwiye ngo azatsinda bise abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndinginga Imana ngo umwuka wera akuyobore. Ubundi mumaro wo mwuka wera ikindi nuko mwuka wera aradusengera. Bibiliya avuga ngo mwuka wera tunihira iminiho itabarika. Bwana asifiwe. Cyaka yabiri, mwuka wera araturwanirira. Hari intambara mwuka wera agenda akarwanya, agakumbanya, agakubita hasi utazinjiyemo. Imana ishimwe cyane. Rero umukristo ufite umwuka wera n'udafite umwuka wera baratandukanye. Aho batandukanira ni ahandi. Usomye amateka y'uwo bita Simoni Petero, Bibiliya ivuga ko Petero bisobanura urutare, Simoni bisobanura urubingo. Urubingo ni ikintu kijyanwa n'umuyaga uko kishakiye, urutare ni ikintu gikomeye. Imana ishimwe cyane. Uyu Petero akiri Simoni yaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Kubera iki? Yari ataruzura umwuka wera. Yigeze kubwira Yesu, aramubwira ati hagarara. Yesu ati bigenze gute Simoni? Aramubwira ati reka nkubwire, icya mbere waraturindagije, icya kabiri twasize ibyacu, icya gatatu ibyo twakoraga twarabiretse, icya kane ubona uzatumarira iki? Bwira mugenzi wanjye yarakubarije. Ngo nuko Yesu aramubwira ati rero mukiri hano mu isi nzabakubira 100 ku byo mwasize. Simoni ati sawa. Simoni aragenda abwira abigishwa ba Yohana ati reka nkubwire, uyu muntu yaraturindagije, dore twikoreraga ibyacu, none reka tumukwepe buhoro buhoro, kuko imigabo n'imigambi ye ntisohora, atwizeze ibitangaza, twisubirireyo. Ngo bafata icyemezo cyo kugenda bisubirira kuroba. Ngo barara baroba bakesha amanywa ntacyo bafashe. Ngo Yesu arebye arababura, aravuga ati ariko babagabo bagiye bati twabonye bagenda. Yesu arababwira ati ubu ndabizi aho nabakuye niho basubiye. Buriya Yesu ajya amenya aho adushakira. Mbwira mugenzi ngo Yesu aza aho yagukuye. Iyo wasubiye gusubira ye nihaza kukureba. Ngahageze ngarababona, aravuga ati ese mwe byagenze gute ko mwankwebye mukagaruka byagenze? Ati twakesheje ijoro. Yesu aravuga ati ntacyo mwakora tutari kumwe, muhindura urushundura. Baruhinduye biremera, bifata amafi menshi. Ngo nuko Yohana, ngo Simoni aravuga ati noneho reka twongere tugukurikire. Ngo barongera baramukurikira. Bamaze kumukurikira ngo
ngo Yesu atangira noneho kubahakeye ati muzana amazi. Bazana amazi aboza ibirenge. Simoni aramubwira ati reka nkubwire mwigisha, ibintu byo kunyoza ibirenge bihagarike, wanyogeje n'umubiri wose, ko nduzi keya wakomeje kuzitanga ukanyoza n'umubiri wose. Aramubwira ati rega Simoni, utejejwe nanjye nta wundi wamweza. Tuvuge cyane ngo amen. Ngo nuko ngo baragenda. Yesu aravuga ati ariko rero muri iyi minsi mfite ibigeragezo n'intambara, muri mwe hari umuntu ugiye kunyihakana. Simoni ati reka nkubwire, jyewe namukosora. Ati jyewe? Undi ati Simoni buretse uraza kunyihakana. Ati ariko mwigisha, nawe koko nawe ukansebya gutyo? Undi ati sawa. Barakugendera. Yesu babashe kumufata. Simoni ati reka nkubwire, wowe urafata umwami wanjye? Yakuyemo inkota ugutwi kubita kuvaho. Yesu aramuhindukira amubwira ati ariko Simoni, mu by'ukuri igihe twagendaniye burya inkota yawe warayigendanaga? Undi ati ariko se gukizwa ni ukubura ubwenge? Gukizwa ni ukubura ubwenge. Dufite abantu babatijwe buzuye umwuka wera, bavuze indimi ariko bakigendana. Iyo uvuze ngo nkwe were bariza mugenzi wawe ngo inkota yawe wayisize mu rugo cyangwa wariza? Dufite abakristo bakigendana inkota. Twicara hano tukavuga tugeze gutanga icyacu, inkota yakayata iva shani mukamenyere nayanjye mba nayakoreye murya neza. Dufite abantu bakenyereye ku nkota, iyo umukandagiye gato ahita kureba ijisho, nyikuremo se? Wamubwira ati Imana icyubahiro, tekeye wowe waraye uriye, ni inkota ye. Wateye haleluya, ejo bundi narayiteye, murambaza iki? Ni inkota ye. Noneho Yesu aramuga ati Simoni, igihe twagendaniye mu by'ukuri uracyafite inkota? Ngo nuko Yesu afata ugutwi aguterekaho. Amaze kuguterekaho ngaramubwira ngo urugamba turi kurwana si urw'umubiri ni urw'umwuka. Iyaba ari urw'umubiri mbabwiye data wa twese akohereza ingabo nyinshi. Bwana sifiwe. Ngo nuko rero ngo Simoni bageze imbere, haze ingabo ziti uwigize umwami w'abayuda hano ninde? Uwo bavuga Yesu ninde? Ati kwanza wowe wa mugabo w'ibyaro, Yesu ninde? Ategese Mose. Ngo baba bararebanye. Ati turabaza ngo Yesu ninde, ko turuzi wowe usa nawe? Ati ariko nimukamenyere, jyewe nsa n'uriya muturage. Uranyumva kumwihakana tayari. Ngo nuko Yesu bigeraho bamubamba ibintu byose. Amaze gupfa nibwo yababwiye hano atarapfa, yavuga ati noneho mugende mutegereze ibyasezeranyijwe. Ngo nibwo bagiye Yerusalemu bajya mu cyumba cyo hejuru bategereza ibyasezeranyijwe. Ndaza gusoreza kuri wa wundi bitaga Simoni utaragiraga umwuka wera, aho yamariye kubona umwuka wera ibyo yakoze. Bwana sifiwe. Kubera iki? Umuntu ufite umwuka wera hari ibyo ahindura. Bwana sifiwe. Ngo bamaze iminsi 50 bari mu cyumba cyo hejuru, ngo nibwo buzuye umwuka wera bamaze guhuza umutima. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gusoreza kuri aka kantu. Bibiliya tubwira ngo bakimara guhuza umutima ngo buzuye umwuka wera, haza ikiriri cy'umwuka wera, ngo batangira kuvuga ku ndimi nshya. Imana ishimwe cyane. Ngo buri wese atangira kuvuga ku rurimi nk'uko yaruhawe. Ngo uwo munsi wari umunsi w'umuganura, abantu bose bateraniye i Yerusalemu. Ngo barangije ngo bamanuka hasi ngo bavuga indimi, ngo abantu bose ngo bakagenda bumva indimi, buri wese akumva ururimi rw'iwabo. Imana ishimwe cyane. Ngo noneho umugabo wari uri aho ngaho arababwira ati ariko se mwabagabo mwaba mwasinze? Baramubwira. Petero arahaguruka arababwira ati ntago twasinze. Atangiye guhamya kuko yuzuye iki? Umwuka wera. Wa wundi wihakanye Yesu atangiye guhamya aravuga ngo ntago twasinze, ahubwo iyi ni isaha ya gatatu twuzuye umwuka wera. Ngo nuko abantu baramubwira bati ni iki kintu twakora ngo natwe duhabwe izo mbaraga z'umwuka wera? Ngo nuko Petero arababwira ati mwibuke ko amasezerano ari ayanyu n'abana banyu
mwibuke umugabo bita Yoweri yarahanuye aravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye wera ku bantu bose. Abasore bazahanura, abakobwa bazahanura, abagabo bazahanura, abasaza n'abakecuru bazarota. Ngo nuko baramubwira ngo niki kintu twakora ngo natwe twuzure umwuka wera. Arababwira ngo mwihane ibyaha byanyu, nimurangiza mubatizwe mu izina rya Yesu, ngo namwe murahabwa izo mbaraga. Ngo nuko barangije barihana, ngo habatizwa abantu 3,000. 3,000 birabatizwa. Ngo nuko Simoni na Petero batangira kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Ahantu hambere bagiye, ngo bagiye ahantu bita Betesayida, ahantu hari ikidendezi bajyaga bashyira abarwayi bafite ubumuga. Ngo nuko bahageze kuri urwo rusengero, ngo basanga ikimuga kihari. Bakihasanze ngo ikibuga kibabonye, kibona buzuye ubwiza bw'Imana, kiravuga kitaba naba bafite inoti. Kirangije kirababwira kiti mwabagabo mwamfunguriye. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha, wowe dutumbire gusa. Ndaravuga ati nta note mufite, nta kintu mufite, none mbatumbire? Bavuga ngo ifeza n'izahabu nizihari, ariko icyo dufite turakiguha. Nta kindi bari bafite, bari bafite imbaraga z'umwuka wera buzuye. Ngo barangije baramubwira ngo wowe dutumbire, ngo ikirema kirabatumbira. Barakibwira ngo mu izina rya Yesu ikorere uburiri bwawe uhaguruke ugende. Ngo nuko bakivuga gutyo, ngo za mbaraga z'umwuka wera zari muri bo, ngo zabasohotsemo zinjira muri cya kirema, zijya mu kaguru kayinamiranye, ikiri kararambuka. Imbaraga zijya mu kaboko kayinamiranye, gatangira kurambuka. Zijya mu rutirigongo rwahaniye, rutangira kurambuka. Akaguru gatangira kurambuka. Ngo nuko gitangira guhaguruka. Ndavuga imbaraga zibohora, ndavuga imbaraga zikiza, ndavuga imbaraga zizura. Rede payamin, ndavuga imbaraga zizura. Haleluya! Imbaraga zijya mu kaguru, akaguru kararambuka. Reka nkubwire, imbaraga zijya mu rugo rwawe, imbaraga z'umwuka wera zijya mu kazi kawe, imbaraga z'umwuka wera zijya mu muryango wawe. Wahagurutse ukazamura haleluya. Haguruka uzamure haleluya. Haguruka uzamure haleluya. Bwira abantu batatu ngakira imbaraga zikiza. Ariko wavuze ngo amina, wanyikirije ngo amina. Izi mbaraga ndimo ndazumva, ndumva zatangiye gukiza, ndumva zatangiye kubohora. Ndabona abantu bari gukira imigongo, ndabona abantu bari gukira amaso. Wateye haleluya. Izi mbaraga ziri aha hantu, izi mbaraga ziri muri Betelehemu, izi mbaraga zikiza ubugumba ziri aha hantu, izi mbaraga zikiza uburwayi ziri aha hantu. Ngako kanya imbaraga zibavamo, zinjira muri cya kirema. Amaboko ararambuka, amano ararambuka. Imbaraga z'Imana zigiye kugutsindishiriza. Biravuga ngo cya kirema kirakira, ngo cyikorera uburiri, kijya mu rusengero, cyaka umwanya wo gushima. Abatamyi n'abanyamadini barabazanya ngo mbese uyu ni cya kirema cyasabirizaga? Abandi bati niwe, abandi bati siwe, abandi atasi nawe. Reka nkubwire, izi mbaraga aho zageze, abantu bahindura amagambo. Abagufashe ijambo bararihindura. Abavugaga kuzicwa na sida barahindura bati menye Imana yaramukijije. Bavugaga yuko utazaba i Kigali baravuga ngo afite abaterankunga. Wateye haleluya. Bibiliya avuga ngo
bageze mu rusengero gishima Imana, kiravuga ngo ndashima Imana, bariya bagabo Petero na Yohana nibo bankijije. Abatambyi bati ninde wagukijije? Ati ni bano bagabo. Ngo nuko abatambyi bati ni gute bagukiza ku isabato? Undi ati icyambere nuko nari ndwaye, aha nahabaye igihe kinini, ntago mwanyijije, ntacyo mwamariye, rero ibyo je n'ibindeba, ikindeba nuko nari ikimuga, uyu munsi nkaba ndi muzima. Ubwo icyo bakoze ni iki? Abatambyi babwiye abaprotokoli abo bagabo ngo bafate. Iteraniro rirarangiye, ejo turahurira mu rubanza. Ngo baba barababoshye babageza mu rubanza. Noneho Petero na Yohana bari mu rubanza, umutambyi mukuru arandika ingingo ya 4 agakwego akanyerezo 17 yemeza isabato no kutakira ku isabato. Petero, Yohana, muraregwa gukiza umuntu ku isabato tugendeye ku gika cya 7:14. Icyo noneho Yohana yahise abwira Petero, amwe atumva nshuti yanjye, turi mu rubanza ntuzane imikino, urabiza amambere wihakanye Yesu, umbabarire noneza abantu, umbabarire utanyihakana, amambere wihakanye Yesu. Undi aramubwira ati tuza, ati ibyo nabikoze kuko ntaruzura umwuka wera, ati uyu munsi nuzuye umwuka wera. Umucamanza aravuga ati Petero, uremeza ko wowe na mugenzi wawe Yohana muremeza yuko ari mwe mwakijije uyu muntu ku isabato? Petero aravuga ati ntago nemeza ko ari igisigi. Yohana ati ubu koko urongeye uranyihakanye, byose urabyihakanye. Undi ati tuza, turagusubirishamo rimwe, uremeza ko wowe na Yohana ari wowe mwakijije uyu muntu? Undi ati ndabasubiriramo, si twe twamukije, cyokora wamukijije genda muzi. Bataha none icyo nitwo cyari dukeneye. Noneho Yohana tubugiye kumvuga, ndatari ko tuza amateka yarahindutse, sinyivuga guswa, sinyiri wa wundi, tuza ibintu byarahindutse. Ati turakubaza dushingiye ku ngingo iyi n'iyi, uvuze yuko uwamukijije umuzi, none ninde wamukijije? Petero aravuga ati uwamukijije ndamuzi. Muri tayari ko mubabwira? Abantu bose batehe mutubwire. Aravuga ati wa wundi mwishe. Haleluya, haleluya. Arababwira ati wa wundi mwishe, mwarangiza mukamubamba, Imana iguha umugisha. Wa wundi mwishe, mwarangiza mukamubamba, yarangiza ku munsi wa gatatu akazuka. Uwo ni uri kubikora, ni uri gukora ibitangaza. Aravuga ngo niwe wabikoze kuko yavuganye natwe, aratubwira ngo dore ibimenyetso bizagendana n'abizera, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire, muzakandagira inzoka na sikoropiyo, muzanywa icyica ntacyo kizabatwara. Tuvuge cyane ngo amina. Uwo wazutse ni uri gukora ibi n'ibi. Umucamanza yaravuze ngo nshingiye ku makuru numvise, nshingiye kuri uwo muntu bavuze tutazi ariko twabonye ibyo yakoze, nshingiye ku buryo yabambwe yarangiza akizura ntawe ubigizemo uruhare, urubanza rurarangiye. Tuvuga cyane ngo amen. Bishatse kuvuga ngo urubanza uyu mwami arimo ntago watsindwa uri kumwe nawe mu rubanza. Tuvuge cyane ngo amina. Arangize ngo Petero abwira Yohana ati burya se buno ibintu byarahindutse,
ibintu byarahindutse mu nzu umwuka w'Imana atarangeraho, ariko aho yangereyeho byarahindutse. Umuntu umwuka wera yagezeho, kuvuga birahinduka, kugenda birahinduka, kwicara birahinduka, kwambara birahinduka. Wavuze ngo amina. Bwana asifiwe. Simoni arababwira ati jyewe cyagiye nyiri umunyamubiri navugaga iby'umubiri, ariko uyu munsi ndi umunyamwuka. Bwana asifiwe. Dusoreze ku ijambo riri muri, tugiye kurisoma duhagurutse, dusoze umushumba asenge twese duhagurutse. Ni ijambo riri muri Samweli wa kabiri, Samweli wa kabiri ibice 14 umurongo wa 8. Samweli wa kabiri ibice 14 umurongo wa 8 haranditse ngo umwami abwira uwo mugore ati hoshi subira iwawe ndi butegeke ibyawe. Hoshi subira iwawe, hoshi itahire ndi butegeke ibyawe. Hari ibintu Imana itegetse muri rino teraniro, hari ibintu umwuka wera ategetse muri rino teraniro. Mbwirira abantu nka batatu uti hoshi itahire ibyawe. Yesu agiye kubitegeka. Yesu agiye gutegeka imanza zananiranye. Yesu agiye gutegeka uburwayi bwananiranye. Yesu agiye gutegeka inzara yananiranye. Yesu agiye gutegeka ubukene bwananiranye. Yesu agiye gutegeka ubushomeri bwananiranye. Zamura haleluya, zamura haleluya. Hari ibintu Yesu agiye gutegeka muri aka kanya. Hari indwara Yesu agiye gutegeka, hari umugumba Yesu ategetse, hari igisuzuguriro Yesu ategetse, hari ubukene Yesu ategetse, hari indwara Yesu ategetse. Wazamuye haleluya. Oya, ndagira ngo usunike mugenzi wawe umubwire ngo hoshi itahire Yesu arabitegetse. Oya, musunike uti hoshi itahire, hoshi itahire, hoshi itahire, hoshi itahire, hoshi itahire, hoshi itahire. Yesu arabitegetse. Haleluya. Ababyize tuvuge ngo amina. Ababyize tuvuge ngo amina. Yesu arabitegetse mu izina rya Yesu. Tugiye kuririmba ngo tegeka mwana. Tugiye kubihamya tuvuge ngo yategetse biratunganya, yavuze biremera, yategetse biratunganya. Baririmbyi baze hano badufashe tuvuge ngo yategetse biratunganya. Tegeka mwana.